nukuvuga ngo iriya modoka yari iri imbere yanjye gatoya nko muri metero 3 ngiye kubona mbona igeze imbere ikwepa yazamukaga iva Nyabugogo mu kuyikwepa isanga abanyonzi bari hagana haruguru mu cyapa iragenda ibakurayo irabagwira ngewe ngiye kubona nciduka imbere yanjye hari umukobwa ikubise aryamye aho ngaho mbese amaraso ari kuvirirana ariko nyine yakwepaga yazamukaga iva Nyabugogo. Iyi mpanuka yabaye mu gitondo cyo kuri uyu wa gatanu ubwo iyi modoka ya Fuso yari pakiye amasaka yarivanye ku mupaka wa Gatuna iyazanye mu mujyi wa Kigali yarirenze gato ahazwi nko ku Kiliziya mu Gatsatiriye ahazwi nko ku Gataje bakakeka ko ngo impanuka yabatewe nuko karada y'iyi Fuso yaje gucika indi modoka igahita yubika ikagwira bamwe mu baturage bari barimo kujya mu kazi ka mu gitondo ndetse n'abanyonzi bamwe muri bo mu bagwiriwe n'iyi kamyo bakaba batakarije ubuzima abandi bagakomereka. Mu bigaragara iyi modoka ishobora kuba nta kontrole yari ifite. Ndumva ikintu polisi yagogombye gukora ariko yakagombye kureba ibinyabiziga byose ikabisuzuma ikareba niba byujuje ubuziranenge bikabona kujya mu muhanda kandi urabona ko yari pakiye imizigo. Urumva kuba yari pakiye imizigo rero ishobora no kuba yari pakiye n'imizigo irengeje ubushobozi bwayo ntago nabimenya. Impanuka ngo ni umushoferi waruturutse hariya ruguru amanuka ngo akwepa umunyonzi, nyuma yo gukwepa umunyonzi nibwo yacika feri asanga abandi bari baparitse hano b'abanyonzi bahita bamukoresha impanuka arabagonga hapfuwemo abantu. Rero hapfuye abantu bangana ko nabibonye n'abantu batatu abandi ariko bari bameze nabi cyane. Ntago mushobora gukeka ko hano munsi y'iyi modoka we yahirimye hari abandi bantu baba barimo. Ibyo byo birimo kuvuga ariko ntawe ubizi ubwo nibaza gukora igenzura bishobora kuza kubasangamo. Nukuvuga ngo iriya modoka yari iri imbere yanjye gatoya nko muri metero 3 ngiye kubona mbona igeze imbere ikwepa yazamukaga iva Nyabugogo mu kuyikwepa isanga abanyonzi bari hagana haruguru mu cyapa iragenda ibakurayo irabagwira ngewe ngiye kubona nciduka imbere yanjye hari umukobwa ikubise aryamye aho ngaho mbese amaraso ari kuvirirana kugira ngo igwe hari haruguru urubonye ko ari amapine yayo y'inyuma avuyeho noneho yo ikomeza ijyana ikimbere igendesha icyo nyine kiriya kimbere iragenda izana abanyonzi bari hagana hakurya niko kugwa kuriye nkuko ngiye nabibonye n'umunyonzi n'umuvandimwe wari uri hagana haruguru barimo barahatururamo arimo gutabaza ariko simamya yuko hari haba hatarimo n'undi muntu hari hasi. Shoferi wahise ahubukamo yirukanka kuko ngewe iguye nani segonda rishije shoferi ahita avamo yirukanka. Nabirebaga nyiraya masaka twaganiriye nawe ahamya ko iyi mpanuka yahitanye ubuzima bw'abantu ari cyo gihombo gikomeye kuko shoferi we yamaze gukuramo akekarenge. Uyu musigo na amasaka bita Kidaseka yaravuye Gatuna na Magande ngo turaza tukayagurisha hano muri Nyabugogo cyase mu Nzove mbese kubacuruza imyaka. Ubwo rero imodoka iraje twaje tuvugana ngira kugeze mu Gatsata ndayitegereza mukayiza kumbwira ko agise cyitse ikabara igatakiribure akabagonza abantu. Umushoferi wabimbwiye ye nitwa Nikwigize Focus. Nikwigize Focus. Iyi modoka yari yahagurutse sanga ubwo ntago twabihuza n'umunaniro tukabihuza nuko imodoka yaba yari ipakiye byinshi. Iyi modoka yahagurutse ejo ni mugoroba mpaka igatuna iraza bigeze mu rukomo bangoba ko umushoferi aryama araruhuka yahagurutse saa 12 za mu gitondo ivuye mu rukomo ijana. Impanuka ihitanya abantu nacyo ni igihombo kuri twebwe ko turabanyarwanda. Icya kabiri no ku modoka nabe urabona ukuntu imodoka ibaye n'imyaka urabona ko habaye double travail habaye gupakura tugapakira byose n'ibihombo. Aha kandi abaturage baboneho gusaba ko uyu muhanda wakagombye kwagurwa ngo kubera yuko ubuto bw'uyu muhanda hagati yo kuva Nyabugogo ndetse no kujya Beraviyo mu Gatsata ariho umuhanda waguye gusa ngo nayo iki cyera gati kigasigara ari imfundanwa ari nayo mpamvu babona ko impanuka zikunze guhitana ubuzima bw'abaturage za hato na hato ariyo kabitera. Oya uyu muhanda urarambuye ahubwo ikibazo nge mbona ruko wakaguka bakaba bakagurira bamwe kugira ngo umuhanda ube munini bityo wenda byagabanya impanuka kuko kuva hari Nyabugogo ugera hano ku cyerekezo ni munini no kuva kuri Beraviyo usubira inyuma ni munini ahubwo ikibazo ni hano hatoya. Uyu muhanda wo ni moto kubicamo amakamyo ugacamo abanyonzi abagenzi. Uyu muhanda wo ni mutoya mbese barabyigana cyane barabyigana aya makamyo yakagombye nibura umuhanda kwagurwa kugira ngo ajya abona umwanya uhagije n'abandi babona uko batambuka. Umuvugizi wa polisi
ishami rishinzwe umutekano wo mu muhanda nawe ari mu batabaye ndetse rikaba yagize n'icyo atangaza ku by'iyi mpanuka. Impanuka yabereye mu karere ka Gasabo mu murenge wa Gatsata akagari ka Nyamugari umudugudu witwa Karubimbura. Hari mu masaa moya n'igice za mu gitondo ubwo ikamyo ifite plaque RAC 016 yari itwaye amasaka yakuye i Gatuna yazana Nyabugogo, yageze aho ngaho tuvuze iragonga, hapfa abantu babiri, hanyuma abandi batatu barakomereka, harimo n'abakomeretse ku buryo bukomeye. Imodoka ubwayo ni y'uwitwa Munyeragwa Vite, yatubwiye yuko ubusanzwe umushoferi wayo usanzwe ayitwara yari yafashwe arafungwa kubera yuko yari yatwaye yanyoye ibisindisha. Ubu rero bari bashatse umurobyi kuva ku cyumweru, umurobyi witwa Mujogozi wagonze nyuma agahita atoroka, n'ubu ngubu turacyamushakisha. Impanuka mwamenye cyayiteye cyangwa n'uyu watwaraga imodoka atayimenyereye? Byose birashoboka, turimo turacyarira muri system zacu niba yari ifite ibyangombwa byuzuye, niba yari ifite contrôle technique, kugira ngo hamenyekane niba ibibazo byateye impanuka byaturutse nyine kuri ubwo buzima bw'ikinyabiziga. Ariko birumvikana ko n'abantu batwara batamenyereye, cyane cyane gutwara ikamyo yikoreye imizigo, nabyo bishobora gutuma impanuka iba kubera experience nkeya. Ariko umutanboy bari kumwe we yatubwiye yuko yumvise ikintu gikocoka mu maguru, ushobora kuba ari karda, ariko nk'uko wabonye no ku mafoto amarasoro yose ari hanze, amarasoro yiri akamyo yose ari hanze. So iyo rero yumva icyo kintu gikocotse agahita ahagarara aho ngaho, nta kibazo na kimwe byari guteza. Ubwo twakoraga iyi nkuru, iyi modoka yari ikigaramiye amwe mu magare ndetse n'abaturage bavuga ko bafite impungenge ko hari abaturage yabikiryamiye. BTN TV mu murenge wa Gatsata mu karere ka Gasabo mu mujyi wa Kigali, Ndindahiro Valence Papi. Aba biganje mu rubyiruko bavuga ko bakoreraga imyitozo ngororamubiri ndetse bagakina n'umupira w'amaguru, bityo bigakuza impano zabo ku buryo bamwe bajyaga mu makipe atandukanye yo mu cyiciro cya mbere. Rimwe na rimwe ngo hari n'igihe bahakoreraga ubukangurambaga butandukanye. Cyakora ngo baje gutungurwa no kubona iki kibuga kirimwa gihingwamo icyayi, bizezwa ko bazahabwa ingurane, nyamara imyaka irenze 2 n'icyayi bahahinze batangiye kugisoroma batarahabwa ingurane y'iki kibuga bazajya bakiniramo. Mfasha rwose ko dufite tara kwa Nyamasheke tugakina, hari n'abantu benshi bavuye ngaha bayukina muri Espoir no muri Reyo, cyaba tuyishime kwa kwana siporo cyaragenge tutagaciro kabisa. Ntaho nuko nyeze zaratakaye, watu ngo batuguranira birera ngo gutyo gusa. Ndabizi se yemwe tuvuganira nyene namwe, aho kwifuza bakiduha hari haruguru, watu beshe ngo batuguranira hari haruguru ngo ari amazungu bazasenya ngo ariho kiduha. Ateza turaheba. Hanga nkiyo nyine habaga umupira, anyine mutatangije mu midugudu cyangwa se mu murenge nanga bababwiriraga. Baga hari umufana wa danje. Ibintu bitwangamiye cyane. Gute? Nkuko utabona ahantu nyine dukorera siporo nawe urabyumva. Tubibona nk'ubeshyi, keretse niba bikiri mu nzira bazaduha ikindi kibuga nyine. Cyizere kiri hafi ya ntacyo. Ikibuga baragihinze koko, ariko batwemera ko bazaduha ingurane y'ikindi, batigeze amaso ahera mu cyanya twakibona. Tugerageza kubaza ubuyobozi bw'inzego z'ibanze ngo tugane no hejuru, ariko n'ubundi ntibyakora, ntabwo twakibonye n'ubundi. Bakabasaba ko bahabwa ikibuga nabo bakajya bidagadura nk'uko byahoze. Turifuza ko baduha ikindi kibuga, niba barakunze batugwana baduha handi. Twifuza ko nyine baduha ikindi kibuga. Icyo twifuza, turifuza ko twakorerwa ubuvugizi, ko twebwe tubona ijwi ryacu ritagira aho ryabasha kugera, kugira ngo wenda tubashe ko twabona icyo kibuga ahandi hatari aho ngaho bamaze kuhahinga icyayi kandi cyamaze no gufata ubukirasoromo. Ariko mu gihe cyose baba baduhaye nk'ikibuga byadufasha cyane, byakora rwose abana bacu babona bakora siporo, ndetse natwe ubwacu tukarwanya ubusaza n'abandi bari hejuru yanjye
bakorera siporo. Umuyobozi w'akarere ka Nyamasheke Mukamasaba Poloni avuga ko impamvu ahangaha hatewe icyayi ngo bwari ubutaka bw'umushoramari, cyakora ngo yavuganye n'akarere ka Nyamasheke ko bazashakira abo baturage ingurane bityo bakongera bakabona ikibuga bidagaduriramo. Cyakora ntavuga ko ari none cyangwa ejo. Hari aho umushoramari aza gukenera ubutaka bwe ndetse bunahingwamo icyayi. Ubu rero nubwo yahinze icyayi ariko yemera gutanga ingurane y'ahantu abaturage bashobora kwidagadurira. Ubu rero bari gushaka ubutaka, hari ubutaka bari kunegosiya kugira ngo bazabutunganye abaturage bariho bashyira ikibuga. Twumva rero nk'ubuyobozi turakomeza kubikurikirana kugira ngo ubwo butaka bugurwe. Noneho batwemere ko ubuyobozi bwa Rwanda Mountain Tea batwemere ko bazanabutunganya, noneho abaturage bakajya babona aho bidagadurira. Kugera ubu ngubu navuganye nabo bambwira ko bakiri gushakisha ubwo bagura, hari n'ubwo bari babonye hafi ya hariya h'icyayi bari kunegosiya, ku buryo twizera ko nyirabwo nabutanga icyo kibuga cyazaboneka. Rwose bemera ko icyo kibuga cyasimbuzwa. Akimana Ernest, BTN TV, mu karere ka Nyamasheke.